none urumva ko mbona uravuze urutwa runini ijambo ryanjye ryari iryo nimutanyura uzaje kurohama Mariya wa mjingo asone muyoboye muti Ngosamani mungu bokoko bari kuvurugura mu twiribatse ko aho tuvenye kuri niyo mpamvu ibi bindi byose mwumva hirya no hino bisakuza ibyo ni wowe ubivuze ntabwo ari njye ariko nanjye nzaba mpari tuzaba turi kumwe nanjye ndabakundaga Oui, Dangeriko. Ngiye kwagera nabizanye pe. Ego kumva ngiye kwagera. Ngiye mu igikapu cyanjye kandi nurubiteye uva. Wenza kuzaje Genda ubwira mu gikapu cyanjye. Akuru umusazi. Ni wowe ukincapuje nawe. Ese waje nkufashe. Mu gikapu cyanjye. Umutabe wa gicucu. Ubwo se urandi. Rero gifite n'ibikweto mu ntoki kino kijura. Mu gikapu cya gisenyi. Ariko burya kandi kudakubita ininja byoro. Nukaze kumenyera. Umva. Gera mbwira mu gikapu. Ako bumwisha ryo waye kubita nawe. Kanzibe. Mubwira mu gikapu cyanjye. Ariko gufatana. Mubwira mu gikapu cyanjye. Gufatana. Muyamye kunshingaho. Ntabwo uciye kutamaye igikapu cyanjye. Ntabwo uciye kutamaye igikapu cyanjye. Mva mu wamaye igikapu cyanjye. Baretse kunshingaho. Ntabwo uciye kutamaye igikapu cyanjye. Ushaka kunshingaho. Wamaye telefone yanjye. Twongere tumutore tuzamutora ninde se atari Kagame Paul wa mbere ya Kabando ibikorwa byawe bya mbere ya Kabando ejo buni ngiye gutora perezida pe umuntu udatora Kagame se yabagira ubwenge ariko umuntu udatora perezida Paul Kagame ntabwo yaba afite common sense pe Twongere tumutore tuzamutora ngebura n'umwana wanye nubwo ataravuka nzamutorera pe kandi nzatora perezida Paul Kagame n'ukuri kw'Imana pe umuntu utatora Kagame Paul wapi nakigenda atawe tuzamutora
rwose mani ubu ngubu koko mani kuva rugura muri twirukanse ko gusa ubundi mwana mutuja n'iki cyabaye ubundi mani twahageze heza kandi twahageze twahageze ra mbese ntabwo muzi ibyo tujemo ese tuje gukora muze ngo ahantu hose duturutse twirukanka ntabwo mwari muzi ibyo nese ko tujemo mutwirukanganyije twari tuzi mutujyanye bwa urupfu ruzanabirukanse dore nuko rubakuranye barongora kujya mujye mubaseriye mani abantu mudukweraguririye hose nta kintu cyabaye nase umuntu nava mu majyaruguru akaza gupfira i Kigali niwe se jyaga mutse bamwe mumanze mutuze nese ninde wapfuye ndetse kandi ni iyihe ntambara yabaye nicyo gihugu cyatoye u Rwanda kuma rero urumva ndaruhutse aha sibyo muze mbaye mwigire hino ko mbaye igitekerezo nta kintu jya wambwira mani harimo amafaranga ibyo ugiye kutubwira cyangwa wakwirukanyije amafaranga ukuntu nirukanze nizere ko harimo amafaranga ubundi se mwe mudukurikiye mujye mugume mwari mugiye ese ko iyi ngofero ndayitwara urumva ahangaha reka nkubwire none se kubera hariya mu muhazi ahangaha ahangaha ni ku kabari nyine mbango nese muze kudufura uyu mushazi igihe mwice ndekurira ingofero ndayitwara si uko umuntu yicundiye si uko umuntu yicundiye nzi ingofero yanjye igutwaye yatwirukanyije yigeza gufata amaguru ngo wirukanke uzi imisozi ntirutse yagufasha amaguru ngo wiruke rekura nimwumva n'ibiti wari wabona umuntu nakubise wari wabona umuntu nakubise muri mu bikimereza hano navuye pe murekure si uko ujya nkubita abantu yarekuye yakukareka icare hasi ubu ni urwaye ubundi wawuriye icyaha yatwirukanyije kuva mu gitondo ziba ntabwo ukubita agakaco ziba nyine ese uri umusirikare umva ikituza nyine winkubita nyine mwumva ikituza umusirikare kuvuga Mwumva ikituza. nyine mbabwira sibyo ibintu perezida atabikora mu gihugu uyu munsi urumva twebwe tuje hano si ku kagari none se muje kudufura mubanze mwumvenye hano si ku kagari gitifatuyemo hano nyine noneho reka mbabaze sibyo mwarimo kumva ibyo ndi kubabwira vuga nyine wego duha ko gitifu ni hano gitifu niwe tugutumyeho ariko nawe uracagiye kandi ubu nije tugutumyeho nuko umubita umuntu uretse ariko shagari bari kunkubita mana yanjye mbese muri kunkubita ngewe katunigendere ngenda mubanze mutagenda mutumvishe mwongere mwicare wagashinze kwicara we uri direde igihe twaziye ahangaha twirukanka umuhanda wose dufatiraho uzi ikituzanye ahangaha none se wowe urimo gusakuza utazi icyo kuzanye uri iki ngiki aho tuze twumvire ceceka ku itariki 15 hazabi nzataha uru runo si urugoryi hazaba ubukwe bwa perezida nk'iki bakibugiye ubukwe ndabimenye aha twebwe natwe hariho ikintu gitumye twumva icyari gitumye tubazana mwese wamvura indorerego basobanura abanyamutasiyo abamutasiyo baguhaye perezida avuze inzira yihute ko uri umuseveri tuje ahangaha kuntuza hano kwa gitifu ahangaha ese muje gufata ku kagari ariko mana nyagasani koko niba umuntu aje ahangaha mureke mbarubwire sibyo ndavuze ngo kwa gitifu hari ubukwe kwa gitifu mureke twumvikane sibyo yewe urumva sibyo mana yanjye yewe mwari munzi nayoboye ubukwe bwinshi banyita muyobozi ukina nanjye we peti ibyo yakuzanye ntabwo ubizi sinye nazimwe ashaka tuza kuba ibyo tubwira mu mweguriye hose mwikana ngo banza nk'itabi ararimo pe wowe witwa muyomba wagisaza ngaho tu yewe banyita muyomba sibyo urumva yewe ikintu nashaka kubabwira urumva murabizi twari tuje hano ku kagari gutora perezida Paul Kagame nta wundi siwe mukandida mwese perezida Paul Kagame w'igihugu ukuri kw'Imana ndamutora ubundi se wigiraga amata ntabwo nzi ko ari kumutora ari kuri 15 kuri 15 aha
kuri 15 rero sibyo mwese murabizi noneho wowe babwiye uri kubandagira ni ko Saza undi cyashe kirampuruduye none cyuma cyana reka nkwereke hasibu ntago wishimye gutora ngenda byishimiye ariko ni kuri 15 wowe reka da kumutora ngo turamutora aba bantu ko kuko bari bushobore kumutora mwo kagira imana icyo ceka noneho nkubwira urabona ku 15 tuzaba tugiye gukora ubukwe n'ibiribwa bizaba bihari noneho ibyo tugiye gukora azabona n'igikoma se cyawazibye nkawe waje hano kugira gute kukibona abandi birukanka nawe ukaza wirukanka ukajya wirukanka ku bandi ubona bari kwirukanka sibyo se umuntu abavu niba tugiye turagiye niba ushatse kudukurikira ngo ngwino tugende muganira twagiye tuje ahangaha rero kwa gitifu ziba wagashinzi ceceka ariko ntabwo nzi ko dufite n'inshinga iki gisaza kirimo cyana tukana uje kumutora reka njyewe oya bucece waretse nkarwa oya wirwana mumbabarire ikintu yego akabaza mwese muze saza neza nawe yewe mureke mbabwira umva charawe mureke mbabwira ndi wicara nkiki oya reka buretse uyu munsi ni gorata mureke tumutora umva direde yego mushyiremo iki mushyiremo ariko rero kabakigiza kanda uretse kabakigiza kanda njote baze ngakoremo dekura umuntu kabakambonera icare hasi sibyo byangombwa kabakambonera icare hasi ngere kangiye no kumutora hakiri kare ntapfa mu kanya ese kandi urajya wuzanya ariko nyine mwe mutuje mubanze mwumve mwicare icaze mbabwire bicaze mbabwire muceceke barayoboye da bicaze mbabwire funga umuntu murabona sibyo muri iyi minsi urumva ikibazo twari dufite urumva ikibazo dufite twese ubu ngubu kiduhangayitse ni cy'amatora sibyo buri muntu wese arumva afite amatsiko yo gutora sibyo ariko kugira ngo ku itariki 15 utazagenda wanasinze sibyo nari mvuze ngo tujye ku kagari urumva uyu munsi si ku itariki harya itariki 26 nuko kapfa noneho urumva ku itariki 26 tukagenda tukabanza tukajya kwa gitivu bakaduha impapuro zacu ari ubwo wamweye rero nabuze ngo ku itariki 15 ahubwo nzaba ngiye nyine gukonfirima ibyo natoye igihe ko n'umunini muzehe igihe bampa igipapuro cyanjye babitsa hariya mu kagari ntore perezida birangire ni Paul Kagame hari umuntu utabyumva ibyo bintu ninjye bese bansobanura nande w'umujura n'ubundi batazanyicira mu gipangu cy'abandi nagiye kwibona ntatora perezida uyu munsi najya kwiba ariko njya kwiba natoye perezida umva nkubwire ibyo mwapanze byose ngiye kuri 15 mwavuze ntago marimo nuko bazaba bituye kandi ukiyudara muzehe ko sayita kubika niwatanga guhena kabetiza nge sinzahaboneka rero ngiye byandirije kuko uramuzaza tutamutoye atongera kunkubita ramba bwira ushaka guhenya umva rero ibintu bitire tuzaza mucane kugenda uretse tugomba kwinjira turirimba ngo tuzamutora perezida Paul Kagame ntabwo ninjye wakaye tuzamutora ubundi burareka iyo bavuze ngo muzamutora wowe urahari cyangwa ntaguhari kandi ngiye kumutora nikomeza ugende ukabikora cyangwa ukabireka ndabyivugiye mwaramutse mwaramutse neza muyobozi igiti ariko shaka mutasubizana iwanyu twakumvise twakwikirije nyakubya aze giti usigaye uvuga udukanga nzegure mwiyobore wanakwegura ari ateguye anaruyobora da abaturagira anaruyobora mumeze mute sha turashima mu mudugudu muyoboye mute amadayimoni gusa ceceka n'uruhara rubi uwo ninde ufite uruhara ni njyewe va nkubwire nge gitifu
Nje ndambiwe aka gasuzuguro k'abaturage bawe niba utabishoboye vuga wicaye subira kwicara urumva wavoge nkigiraho ariko ntabwo ibi bintu byavamo muceceke iryinyo yarishyizeho igiti imbeba zaraririye ndashaka kubabaza ninde muri mwe guzi ikiduteranyirije hano twaje gitifu umuyobozi yego sha ariko haguruka ntago turi kukureba haguruke hano impagaze haguruka nawe sinkubona wowe we nyine njyewe hariya nta jambo naguhaye wowe ubundi igiti uhindutse hariya vuga uhagaze hariya yewe n'ubundi barawakubitwa nta soni ubu se reba nk'ukuntu wambaye waje ngo uyoboye abaturage akira nk'izi giti oya imyambarire ntimubivuge yakira nk'ivarizi izi ngizi n'ubundi oya noze none niga yanyu nta kinyabupfura mukigira wakubita umutwe hariya gira vuba we jyana hariya wamugingo kubita abaturage ngazabayobora mwabuze n'ubwenge muri bigwari mudugudu wanyu ni mutuze mwanze kumbwira ikiduteranyirije hano ariko reka nyibabwire twaje muri gahunda y'abakandida baje kwiyamamariza kuyobora u Rwanda ntabwo babasobanuriye se muri aba ninde uri buyobora u Rwanda have dufite abakandida babiri we ceceka abakandida ni babiri wa mbere murundi watambuka inde n'abarundi se nta murundi wayobora reka jewe reka mbivuge nta murundi watuyobora subira mu kwicara baturage mubanza mu byumve ntabwo njye reka twese noneho yambaye n'itiriningi uwa mbere ni murundi ari mu bujuje ibisabwa na komisiyo y'igihugu y'amatora uwa kabiri ni Tambula na Biso Madiba Yesu nawe yatambuka urumva yitwa iri kongomani aba ari umukongomani mukomere cyane we Tambula Tambula na Biso Madiba wakwicara mu byicaro byawe icyubahiro cyawe nta mbobo yanyobora nanjye ndikirara aba ngaba rero nibo bakandida dufite bagiye kwiyamamariza aseviye kubutandabije kubutandabije ku baturage nanjye ngo babwire ko nanjye kise kandi kibaye wowe uje gukurikira kabuno kavirike cyangwa uwo ni igisambo ushaka icyano ushaka rose ko nari umujura ngwino uretse muretse witwa ndesha uwo ni umujura mana nyaga wowe witwa nde ukurese nakubona ase ndayisubiza mora urinde sha utwa ruganzu kagaranzuri wowe kuri restaurant uriho wowe sigaye mutanga ni igisambo imbobo cahano wowe imbobo gusa nasone mutuze rero batugezeho imigabo n'imigambi yabo ariko se we hariya sha haguruka sha vuba warana yanakwibye none ko ushe kwiyamamariza kuba perezida hariya gira vuba ntabwo ngiye kujya mpangana n'abasaza b'u Rwanda harakata kabunuka ngaho yobora muzohe ye ngaho yobora nta soni murundi wafata ibyicaro yego ndabashimiye cyane rwose kubwo kunyakira muri no iki gihugu cy'u Rwanda n'ikiyoborwa DJ nzakimuka mu ndakaburema nzakimuka nkaba nashitse inaha vuba umurundi nkaba naje kwiyamamaza mu matora yanyu mwari mufise inaha mu gihugu cyanyu Eric mubwire nkaba nuruka aho mwita mu Cibitoki niho navukiye akaba ari naho nakuye nguturuka subira ngo naturutse mu Cibitoki wasubiyeyo niho nuye ni naho navukiye yaguce bitoki urasa nabyo sha buhinga n'akabaragara nubwo ja na famille yanje nihiri ariko nimuramuka mungiriye ikizere famille yanje nzayituza kiretse inkabuze we muceceke nk'abaturage ngewe gitifu ndabahana mucece kuyamamaza yamamaza wabanje ugahana ariko mugerageze mutuze kugira ngo twumvikane hatuza abari muri wese wo kata babwire ibyo nyeneye kubagezaho nibyo nzabagezaho nimuramuka mwanya cyo kubaturera ubundi ninde wazanye abana hano mugerageze twumvikana ariko gitifu abaturage bawe biti none reka mbazirata mugabo kadukomeze urabazanye wa mugabo kuno mba urafise ukuntu uri kubivuga ngo nanjye numva ikirundi bakivuga ara kuri za YouTube none urumva ko mbona urafise urutwe runini iyi makobwa nibanze twara abana niba ni oya wumva muyo niba
barabivuga kuri YouTube. Ahangaha turi mu Rwanda dukeneye umuntu uyobora u Rwanda. Yego nibyo. Enda. Pire. Ibyo murimo nago mubizi ibyo ni iby'abashikirangana. Reba aho bijyana. Atangiye kudutuka. Umva tukubwire. Ntudutuke. Ano ni mu Rwanda. Turabanyarwanda we. Nako tugushaka kuraho ngavaho. Noneho ikintu kinambabaje hano hose nirukanse nkabanje nkasanga ingegera. None ko mwebwe muburana. Mwebwe nta mufise amarobine y'amafana. Zabageza ku bintu bigiye bitandukanye murabizi ko Tanganyika ikora ku bihugu byacu muraza murarya imikeke murya amafi ameze neza ariko udatukana shaka n'abantu mufise bakora ingegera hariya zikavariya ingegera ninde wabireka kugira nuko reka dukomeze zabageza ku bintu bigiye bitandukanye bagabo uzabanza ubyigezeho wigurira impari n'umupira ariko uriya muvuna muhitunuwa ubwo reka nsorezaho kuvuga menshi siko kuyarangiza kandi ubwo ijambo ryanjye ryari iryo nimutandura uzajye kurohama bandebere ko kamera itahumye pe amutindi ko turakaroha bandebere ko kamera itahumye urakagwa wenyine asegiti tugize kugira umugitifu w'imbobo uyobora abaturage bikurikiyeho tugiye n'umuperezida w'imbobo ceka we kabuno kavirigira ndakuyoboye ntunyoboye umuyobozi ni imbobo tugiye na perezida w'imbobo unoza se nta rucu harya ngo mugeze ku muceceke Tamulana Biso aho yicaye aze nawe yahaguruke aza twibwire atubwire imigabo n'imigambi n'ukuntu agiye kuyobora u Rwanda. Mwiriwe areka genda neza isi ni waheza sekira cyo giturutse ndebera ngo ni Tamburara na Biso shikamu yatambo na mitambo shikamu abandi nambara ya kabiri sesa shikaramu hesa shikaramu ramuzi se ndishari kavuze muceceke gato ntawagira kwibwira banyita Tamburana Biso Madiba bobo ntabwo ari iryawe n'amarindi bobo biramuzi reka bobo ni umba muceceke gato yacapuye sister telefone se ntabwo mbona nyinjira yazwe mu kwibi bitoki byagoromisheri na kamari bo muceceke gato mbabwire gakobetwe n'inkuba akusaba abaturage asiko mbona ubundi reka mbabazi ubundi bubashyira ku murongo abashyira ku murongo gute siko mwananiranye mwa abaturage muceceke mbagezeho icyanzanye ubashyiraho nawe warawishyizeho nge rero mureke mbabwire imigabo n'imigambi ngenza hano noneho kujya mu byumba harya ngo ni Tamburana Biso Tamburana Biso Madiba ubuzu wako byanwa kora hano hejuru nibyo navugaga urakubitwa n'inkura katsi ko muzi ko Kagame Paul yabayoboye yari yaragowe sibye ko reka mbabwire aho bose yajya umuguye wose uramwirukanye umusaza ntahazajya azatuyobora yanyishyuriye amashuri sha ntabwo azava Paul Kagame avuze nde uzi ko naguhanye kuvuze kuri Kagame we icare hasi icare ubivuge wicare icare sha icara we icare ngewe gitifu ndaza kukwirukana muri uyu mudugudu icare mu bandi baturage wowe uzi ko perezida yatumye dusarira yidi icara turabizi ngaho icara ngewe mfite ijambo ninde uvuga kuri perezida yego sha yego zinamanitse rivuga wicaye aba nagashujugura ntacyo ariko uzi ko mutuma umugabo arira imbobe dutugiye umusaza uravuga perezida wowe wagicucu perezida Paul Kagame waduhaye inka abanyarwanda umusaza yaduhaye inka oya ongera ugire se muceceke namwe mbanze mvuga ibyiwe yaduhaye inka sibyo uyu musaza ceceka uyu ngendariza muzehe yaduhaye gira inka munyarwanda atwubakira amashuri ibigo nderabuzima abana arabarihirira abantu benshi mbese urumva
nawe muzi ibintu byinshi byagiye biba muri iki gihugu yatuzaniye amahoro none imbesire yatumye n'abasilamu tugiriza ubwo uretse kubeshya wamushinjije yewe none naje hano nje gutora sinaje gutora izi imbesire nge naje nje gutora mereza igipapuro muhaguruke dutore Paul Kagame nibaguruke dutore Paul Kagame oya ni muzehe mwebwe mwambesire mwe nabyo dukeneye Nikose ko muri ukatubiyaminiya nk'abanyarwanda ni gute twiburamo umuntu watuyobora kugira tuyoboga n'izindi Perezida Paul Kagame arakiyoboye neza azanakiyoboye mube muri turamutoye Perezida Paul Kagame mube muri kugiti wabwira abaturage nta mugabo urimo abaturage se batoroba badashaka bavuze nabi ahubwo urumva aba bagabo nabo ubwabo wasanga niwabo byarabaye ariko mureke bivuga imigabo n'imigambi wasanga ashaka kukongerera sida mu gihugu reka twumve yego reka banza vuga ikimuza mwicare hasi sida ngo zigiye kuba nyinshi damo nicyo bazanye ariko azanywe n'iki ko twifitiye umuyobozi wacu duhaye amahoro azanywe n'iki ngo ni hasi mwicare hasi twumve ikibazo nibagende nibabasha ngaho niyibaraguze uyu muntu Ibaraguze. sida ndabasezeranya yuko ngewe Madiba muramutse muntoye icyambere kuko mfite sogokuru wanjye kera yaje mu ntambara ya Shikaramu yaraje atura ahantu bita mu Gisaka muri kumva mucicike mwumve yaraje atura mu Gisaka nafata kuko barambwiye ngo hari utuntu bagendagaho twitwa uduta mujya mutwumva byadufasha ziriya ndege ziba nkeya zijya aje kuturoga suwe kibungo aje kugiye mu nde oya da ntago ari ukubaroga ikibungo se ntago hazi natuzana tukazajya tudufasha kujya za Tanzania za tugendaho Kongo niba ari za Burundi aho hose ujya wicazaho mama wawe minota mike nta benzine bisaba nta esase nta peteroli ntacyo ikindi genda basezeranya yuko muramutse mugira icyizere abaturage reka twumviye imbere umva yewe nafata amabake yose yo mu gihugu nkagenda nkifashisha biriya bimashini bikora umuhanda yose tukayamena nkareba abagabo bamwe ibyo twageze ibikorwa remezo twabigezeho kubera nde Paul Kagame ngaho muceceke mbabwire ariko maneri irarangira ase mwacecetse iki ngiki ugendera ku mafaranga washyiriwe ejo aho mureke niwo uzarangiza manda nabagezaho yaborari yewe namwe basore b'inkorokoro murimo mwebwe nabafata nkabajyana mugaturura rero amafaranga yose muri banke nazanye birafashini byaya shwanyaguje amafaranga buri muturage wese yazanye bafite miliyari 100 mu nimba bakigigiye njye tubajyana amafaranga ninjye miliyari 100 mu zishaka muyajyana bitanu yemvuyemo ndigende yana amafaranga yawe wambesire ubundi jewe ngomba kuyobora ntabayobora kandi na neza oya ntago byakunda oya no ntago byakunda none reka ndababaza ubu rugabo rurabuze amafaranga none amafaranga uretse ameritanu abaguhaye uretse urebe uri ikinyanda nini ubu mugiye kujya mugendera ku mafaranga amafaranga yishe umwana w'Imana none badusenyere banke twe twagezeho nk'abanyarwanda iyo bayishe babaza n'ibintu by'inuza hano ko banke ya mbere nzamena nzayikora yose imikoro ndayijyanye ubundi gitivu yagiyeho ibi bintu ntazi ibi birimo kutuvuga ngo bizatumenyera banke yewe warashyizemo se umukandida ni umwe gusa ku isi umwe mu Rwanda twebwe nk'abanyarwanda twamaze no kumutora ibyo murimo byose mutoresha buretse ceceka akira nawe ibyo barimo ubusa gitifariye tuzongere duhuze sinevuze ko ari ngobo bamuhemba banke ya mbere ni ugomba yawe gutora Perezida Paul Kagame berigeze wowe untegeka gutora wowe none se azadusenyere banki none se ndi kumwe nawe twazanye ujye gutora nde nyine ndi nazanye ujye gutora imbo n'amafaranga mubwire ko ugiye gutora Madiba wowe ugiye gutora amafaranga mubwire bamwita azatujyana muri Kongo dutukurira amabuye tuzatora Kagame Paul Perezida wacu twigendere mutuzanire n'ibindi byatsi waduhaye Perezida Paul Kagame yaduhaye umwe nk'abanyarwanda sawa mugende nawe niba nakikuvose gara n'ibyawe niko none wowe ugize ubwoba
ugiye gukuramo kandidatire yawe. Oya ngaya amajwi 3 sigaya se nayabonye. Ufite 3. 3 yo nayabonye. Ufite 7 se wayakuye. Ntabwo ryareka nkubwire bano baturage ukuntu nababonye harimo abatagutoye. Ntabwo babonye ukuntu bagiye bigira se. Buriya we hari akantu kamwe wishe. Kari agatekerezo k'isambaza. Oya ibyo ni ishyari. Buriya iyo uramukubabwiye ati ngewe nzafata imashini igende mene back nkaraheba. None woje kuzana amafaranga. Woje kurimbura ibikorwa remezo vuba. Usubure kubona ibintu perezida yubatse nabishobora. Ako ntabwo koze perezida. None ubona je iki gihugu cananira. Cyakunanira. Oya. Nkurikije ibintu wavuze. Nanjye mbona pe ndi nutora. Bamitishijemo nkareka kukiyobora ngewe ubwanjye. Shanari uri amusaza. Dore impamvu batagutoye uri kiwerewe. Nabwenge ufisi. Uri kiwereka amajwi yanjye. Sigase ndakurusha. Nge mfise 7 nabikubwiye mfise 7 ngewe. Wowe ufise 3. Bona 3 urabona yakugeza hejuru. Aya ngaya se. Mfite nandirega hirya no hino. Mbese ugira ngo naho nyine nkoreye. Oya wewe wakubonye uri kiwerewere wowe. Nicyo kibazo. Yewe ikigugu bacima iki ngiki ukunguko kimeze. Iki nako cyana.